Aha bakunzi ba Vision Training Service isozi online kuri Wave.video TV channel nziza channel mukunze cyane kandi channel iri kubica bigatika uri kumwe rero na mwarimu wanyu teacher Emmanuel ndi kubigisha amategeko y'umuhanda. Rero nkuko mubizi muri video yeruka mweruka ko duheruka kwiga ibice by'amatara. Uyu munsi rero nababwiye ko uyu munsi turakomeza twiga amatara ndanga. Kabonye ko amatara ndanga muri bya bice by'amatara kabonye ko ari ubwoko bw'atara agaragaza ikinyabiziga. Rero reka turebe amatara ndanga. Amatara ndanga reka tuyige mu buryo rero hari ijambo rikunda gutangira cyane rivuga ku matara abo bavuga ngo uko mu nzira nyabagendwa ko bagenzi ko matungo ku mizigo ku binyamiziga ku nyamaswa ngo bigomba kugaragazwa n'iki kuva bwije kugeza bukeye ngo kimwe n'igihe kubona muri metero 200 bidashoboka ngo bitewe nuko ibintu bimeze. Abo ngabo rero ako nakantu babanza cyane iyo bagiye gutangira kwigisha cyangwa se batagiye gutangira kubaza ikibazo kigendanye n'amatara ndanga. Hano rero bahita batubwira ngo hari ibinyabiziga ngo ibinyabiziga velomoteri amapikipiki n'ibinyamitende 3 cyangwa 4 ngo se ngo bigomba kugaragazwa n'iki. Velomoteri amapikipiki ibinyamitende 3 cyangwa 4 ngo bigaragazwa n'iki. Ubundi baratubwira ngo bigaragazwa n'amatara akurikira imbere n'inyuma. Amatara y'imbere abayera umuhondo cyangwa icunga rihishije, noneho ay'inyuma akaba atukura. Urumva rero ko bino binyabiziga velomoteri n'amapikipiki ndetse n'ibinyamitende 3 cyangwa 4 uko rero niko bazabigaragaza mu gihe bihagaze muri kiragiye batubwiye muri kiragiye cyo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa n'igihe cyo kubona muri metero 200 bitashoboka bitewe n'igihe bimeze. Ikindi kinyabindi binyabiziga cya kabiri rero araho batubwiye ngo ibinyabiziga bihinga n'ibyapatanye imirimo ngo bigaragazwa n'iki. Yavuze ibinyabiziga bihinga bwo muzajya mwumva ibinyabiziga bikora imirimo imashini caterpillar ibyo nibyo binyabiziga rero bavuga bihinga. Hari n'andi mazina bakora kubyita ngo ibinyabiziga bifite ibyuma bibuza kwiceka bitewe n'ibyo byakozwe ngo ibinyabiziga byasanzwe cyangwa se bakabyita ngo ibinyabiziga bifite imipira irambuka n'itarambuka. Rero ngo biriya byo ngo bigaragazwa n'amatara akurikira imbere n'inyuma. Ngo amatara y'imbere ngagomba kuba asa n'umweru umuhondo cyangwa icunga rihishije ariko ngo ay'inyuma ngo azabasa n'iki n'umutuku. Ariko hasi batubwiye ngo ikitonderwa ngo bipfa kutarenza uburebure bwa metero 6 ndetse n'umuvuduko wa kilometero 20 mu isaha. Rero nizere ko ugiye bazakubaza ngo rero ngo se ibinyabiziga bihinga ngo mu gihe ngo bitarenza uburebure bwa metero 6 ndetse n'umuvuduko wa kilometero 20 mu isaha iyo biri kugenda mu kira gihe ngo bigaragazwa n'aya matara asa gute ku ruhande rw'imbere kugira ngo muzahita mu bimenya. Reka turebe cya gatatu batubaje ngo imodoka zikuruwe n'inyamaswa ngo ingorofani kimwe n'inyamaswa ubwazo zigaragazwa n'iki. Imodoka zikuruwe n'inyamaswa ingorofani kimwe n'inyamaswa ubwazo zigaragazwa n'iki kugira ngo izo murabyumva. Rero ngo na amatara nayo atwawe n'abayerekeza imbere n'inyuma yabyo ngo abasate. Rero murabizi ko biriya binyabiziga bikuruwe n'inyamaswa iyo zigera mu nzira nyabagendwa ntabwo zishobora kugenda zonyine zidafite abayerekeza, zigomba ari kugira abayerekeza kugira ngo murabizi ko twabonye imyaka fatizo ku bayobozi bayobora inyamaswa abayobozi bayobora amatungo abo twabonye ko abayobozi bayobora inyamaswa imyaka fatizo y'imyaka 14. Rero n'ubwo bayerekeza
no bagomba gutwara matara azaba agaragaza ibyo binyabiziga cyangwa se izo nyamaswa. Reka turebe ngo rero ngo umuherekeza w'imbere ngagomba kuba afite itara ry'umweru cyangwa se umuhondo cyangwa rishira rimwe muri aya ngahe. Bose abanyeshuri ngiye mbabwire yuko ibi ntago ari ibintu rwose mwagombye gutekerezaho cyane mu bibazo. Mwe nukumenya ko umuherekeza w'imbere ikizamuranga itara zaba afite ni umweru cyangwa se umuhondo, byaba atari umuhondo ikaba icunga rishije, ariko inyuma agomba kuba afite itara ritukura. Ariko rero barongera kutuvuga ngo iyo ayo matara rero ngashobora ngo gutanga ngo urumuri rusa mu byerekezo byombi, nicyo gihe ngo urwo rumuri ngomba kuba rusa n'itara ry'umuhondo cyangwa icunga rihishije. Ubundi dore ikibazo cy'ikizamini rwose, ikizamini cya polisi kirahangaha, aho bakunda kukubwira ngo ibyo binyabiziga rero ngo bikurura inyamaswa ngo cyangwa se ingorofani ubwazo cyangwa se inyamaswa cyangwa se amatungo cyangwa se inyamaswa ubwazo, ngo mu gihe rero ngo ngaho zigenda ngo iyo ari mu byerekezo byombi ngo ese ngo urwo rumuri ngo rugomba kuba rusa rute. Aha rero upfa kumva ko ngo iyo ari mu byerekezo byombi ugomba kumenya yuko ayo matara azaba ari umuhondo cyangwa icunga rihishije. Cya kane rero bavuga ngo imirongo y'abasirikare cyangwa abanyeshuri bashori na mwarimu imbererekane ngo bagaragazwa n'iki. Ndasubiramo, imirongo y'abasirikare, abanyeshuri bashorewe na mwarimu cyangwa se imbererekane bo bagaragazwa n'iki. Ngira ngo imirongo y'abasirikare icyo kintu twarakibonye, twabonye abanyeshuri bashorewe na mwarimu, twabonye uruhererekane, twabonye ko abangaba bari muri iri tsinda iyo bagenda ngo bagenda ku ruhande rw'iburyo. Icyo kintu ngira ngo mukibuke. Ubwo rero no kuvuga ngo nabo rero bagomba mu gihe bagenda mu zenya bagenwa, ngira ngo twayibonye mu gutangira ijambo amagambo twatangireho ko ukuba mu zira nyabagendwa kw'abagenzi cyangwa se kw'amatungo. Aba rero nabo rero iyo bagenda nabo bagomba kugira ikibagaragaza muri kiriya gihe cyo kuva bwije kugeza bukeye, cyangwa se mu kubona muri metero 200 bidashoboka bitewe n'uko ibintu bimeze. Ngo rero ngo bazagaragazwa n'iki, ngo bazagaragazwa n'amatara twawe n'abaherekeza ku ruhande rw'imbere n'inyuma, kandi ngo ibumoso. Mabisiko abangaba bagendera iburyo ariko abaherekeza bagomba kugendera ibumoso. Rero ngo uw'imbere ibumoso ngagomba kuba afite itara ry'umweru, umuhondo cyangwa icunga rihishije. Noneho uw'inyuma ibumoso we azaba afite itara ritukura. Bavuga ngo rero ngo ashobora ngo kongerwaho andi matara ngo ku burebure bw'iyo mirongo ngiyo burenga metero 6. Nababaza ngo ese ayo matara ashobora kongerwaho nayahe? Rero mwabanyeshuri mw'icyo mugomba kumenya ni ukumenya yuko amatara agomba kongerwaho itara ritukura ntimuri buvugemo. Agomba kuwenda aya matara ashobora kuba yakongerwaho agomba kuba ari umweru, umuhondo cyangwa se icunga rishe, kubera ko inyuma n'ubundi twabonye ko inyuma ari itara ry'umutuku. Bango rero nimba uburebure bwarenze metero 6, ubwo amatara aziyongeramo hagati azazamo umuhondo, umweru cyangwa se icunga rihishije, kuko inyuma ho rizagoma riba ari umutuku. Rero ngira ngo ikindi twari tugezeho mu matara ndanga, ntabwo rino somo riraza kuba riraba ritoya. Ndashaka kugira ngo amatara muzayumve kandi muyige muyasubiramo. Ndagenda mbigisha agace gatoya kugira ngo mubashe kuyiga neza muyafate. Ahubwo mumbaze ati tica rwose urajya uduha video vuba vuba, nta kibazo ibyo nzajya bibakorera. Reka rero turebe, reka tugerageze turebe icya gatanu. Cyatuma ngo remoroke zigaragazwa n'iki. Ese remoroke n'iki? Remoroke n'iki ngira ngo twaribonye mu isomo rya mbere ribanza, aho twabonye ubusobanuro bw'amagambo tubona ko remoroke ari ikinyabiziga cyagenewe gukurwa n'ikindi, ariko uburemere bwacyo n'uburemere bw'icyo kikoreye bukagenda butsikamiye ku kinyabiziga kigikuruye. Iyo rero twabonye ko ari makuzungu mbabwiye, ariko remoroke rero remoroke ngo ni ikinyabiziga cyagenewe gukurwa n'ikindi. Ubwo rero
ngo rero baravuze ngo se izo zozo zigomba kugaragazwa n'iki muri kiriya gihe twabonye. Ngo rero ngo nazo ngo zigaragaza ngo iyo zikuruwe na velomoteri amapikipiki cyangwa se ibinyamitende 3 cyangwa 4 kandi zikaba zikingirije amatara yo kukizikuruye ngo zigaragazwa n'amatara sagute. Iki ni ikibazo cya polisi bose tica ngewe mbashaka kugira ngo ngenda mbabwira n'utuntu ngenda mbasobanurira ngenda mbabwira ati iki ni ikizamini cya polisi kugira ngo muzakigeraho nimukigeraho mubashe kukiga kitabagoye mumenye ko ari ikibazo cya polisi. Nimba polisi kubajije wowe icyo ugomba kumenya ni igiki kigaragazwa ahangaha. Ikiri kugaragazwa ni remoroke. Ese iyo remoroke ni remoroke ikuruwe n'ibi binyabiziga batubwiye ahangaha. Nuko remoroke igihe cyose izabikuruwe na velomoteri ikabikuruwe n'ipikipiki bakakubwira ko ikuruwe cyangwa se n'ikinyamitende 3 cyangwa 4 noneho kandi ikagenda ikingirije amatara yo kuri kiriya kinyabiziga kikuruye. Ese ubwo iyo remoroke igomba kugaragazwa n'iki? Dore igaragazwa n'amatara yera, umuhondo cyangwa se icunga rihishije inyuma kuri remoroke. Twibuke yuko mwabukunze kubona ko inyuma bakunda kubona ku bindi binyabiziga tubona amatara tukura, ariko kuri remoroke yo ngomba gushyira akabazo yo n'umwihariko ngira ngo mugomba kubifata. Iki ni ikizamini ndabibabwiye. Iyo remoroke ikuruwe na velomoteri subiyemo ikuruwe na pikipiki ikuruwe n'ikinyamitende 3 cyangwa 4 kandi bikaba izo remoroke zikaba zingirije amatara yo kwibinyabiziga bizikuruye, ngicyo gihe zizagaragazwa n'amatara yera, umuhondo cyangwa icunga rihishije inyuma kuri remoroke. Ubwo rero bahita banatubwira ko kuzindi remoroke, ariko kuzindi remoroke babwire kuzindi remoroke izo ni zizaba zidakuruwe na biriya binyabiziga nababwiye. Ubwo rero zozo ngo zizaba zifite uzagaragazwa n'amatara atukura. Icyo mubimenye. Reka rero turebe icyanyuma tukahita tuba dusojeje tubaye ducumbikiye ahangaha numva nta kibazo. Icyanyuma kiravuga ngo iyo umukumbi ugizwe n'amatungo maremare arenze 4 cyangwa magufi arenze 6 ndagomba kugaragazwa n'iki mu nzira nyabagendwa. Ubwo rero umukumbi ngira ngo nabasobanura mabwira ko umukumbi ushobora kuba ari inyamaswa nyinshi cyangwa se amatungo benshi. Ubwo rero uwo niyo twita umukumbi. Rero ngo iyo ugizwe n'amatungo maremare arenze 4 ndetse ukaba ugizwe n'amagufi arenze 6 ngo yo ngo ugomba kugaragazwa n'iki mu gihe uri kugenda mu nzira nyabagendwa. Rero wo nawo ngo ugaragazwa n'amatara atwawe mu ntoki n'abayerekeza. Ngira ngo ntago uyu mukumbi ushobora kugenda mu nzira nyabagendwa cyangwa se mu nzira bwonyine nta baherekeza ufite. Rero ugomba kuba ufite abaherekeza cyangwa abo tukunda kwita abashumba cyangwa se abayobozi, kuko aba bari abayobozi nyine bakuru. Ngira ngo hari akantu twigeze kwiga tuvuga ngo cyaba ari ikinyabiziga cyangwa se inyamaswa igenda mu nzira nyabagendwa ngo biba bigomba kugira ki umuyobozi. Rero ngo ayo matara azaba atwawe n'abaherekeza mu ntoki, kandi ngo imbere ngagomba kuba afite itara ry'umweru cyangwa umuhondo cyangwa icunga rihishije. Noneho umuherekeza w'inyuma ngagomba kuba afite itara ritukura. Itara ritukura. Reka rero turebe icyanyuma kiravuga ngo amatara ndanga yera cyangwa y'umuhondo ari imbere y'ikinyabiziga n'amatara ndanga atukura ari inyuma y'ikinyabiziga ngagomba kuba ateye gute. Yandi yose twari tubona ngo ubundi ngaba agomba kuba adahumisha kandi agomba kuba atatera abandi imbogamizi. Rero mwari kumwe na mwarimu Emmanuel kuri Vision Training Service Gisozi. Murabibabwira kuri Wave.video TV. Ubwo tuzokomeza ubutaha ku kindi gice cy'amatara, kandi ngira ngo rwose mubyige kandi mubisubiremo musubiremo tutu video mudukine cyane, kandi musharinge mubwire n'abandi, mutwohereze ku bandi hirya no hino muri Facebook, WhatsApp, gutyo
muraba mwifasha kandi munafasha natwe na mwarimu Emmanuel. Comment nyinshi cyane kandi mukomeze mukore subscribe. Ciao ciao.